mu murima saa yine ku gasusukuriro aho ngaho basuka umuti mu bikombe baragotomera bombi na papa bari bagiye kumuha ni nk'Imana yahahagaze. Abadamu rero bamaze kunywa bararyama nuko byagenze barapfa bavukana. Mama apfa nk'uyu munsi buraca n'undi nawe arapfa. Ntabwo bapfuye umunsi umwe uwo munsi, ariko undi we babagejeje kwa muganga. Mama we yapfuye bataramugezayo, ariko undi bamugejejeyo apfa iryo joro. Ni igikomere. Urumva rero ntabwo byari byoroshye. Abantu baturanye bashatse abagabo bamwe. Uwo mugabo wa mukuru wanjye ari wese wa data wacu mukuru wa papa we yari yarashaje, ari we umukecuru nyine duturanye tunari kumwe. Hanyuma rero tugira ibyo byago bikomeye, amasanduku abiri y'abantu bavukana. Noneho mama wanjye ari na muto cyane, n'uwo mukuru we ntiyari mukuru cyane, nawe hari abandi bangana nawe bakiriho. Noneho rero nkubitana n'icyo gikomere cyo kuba imfubyi. Iyo mirambo ibiri irankomeretsa binjyana ahantu nkubaha inzu y'Imana. Aho rero niho umuhamagaro waziye, sinamenye ibyo mvuze. Muri make Imana irambwira ku munsi ukurikiyeho, irambwira ngo Dr. Nazi usezere. Uko ngaho ngiye numva navuga uwo muntu ukitinya ugifite ubwoba ni ngombwa, ariko Imana nimara ubwoba natinyuke. Ikintu kandi gitinyura umuntu ni iki? Ya Petero, hari cyanditswe Petero yabonye Yesu yari havuga ubutumwa, arabwira ati mwe mutse mu bwato mugende mwambuke. Barambuka. Hanyuma igihe ngo Yesu ari haraza mu nkoko agendera hejuru y'inyanja, baravuga ati ari kuriya ni umuzimu. Arabwira ati oya, uwo ni Petero. Arabwira ati ntabwo ari umuzimu. Petero arabwira ati mwami niba ari wowe vuga nangeze. Yesu aramubwira ati ngwino. Petero aratambuka araza, ariko ageze imbere aracubira. Urabyumva? Akura amaso kuri Yesu, atangira gutekereza ku nyanja. Mu murima saa yine ku gasusukuriro aho ngaho basuka umuti mu bikombe baragotomera bombi. Na papa bari bagiye kumuha ni nk'Imana yahahagaze. Abadamu rero bamaze kunywa bararyama nuko byagenze barapfa bavukana. Mama apfa nk'uyu munsi buraca n'undi nawe arapfa. Ntabwo bapfuye umunsi umwe uwo munsi, ariko undi we babagejeje kwa muganga. Mama we yapfuye bataramugezayo, ariko undi bamugejejeyo apfa iryo joro. Ni igikomere. Urumva rero ntabwo byari byoroshye. Abantu baturanye bashatse abagabo bamwe. Uwo mugabo wa mukuru wanjye ari wese wa data wacu mukuru wa papa we yari yarashaje, ari we umukecuru nyine duturanye tunari kumwe. Hanyuma rero tugira ibyo byago bikomeye, amasanduku abiri y'abantu bavukana. Noneho mama wanjye ari na muto cyane, n'uwo mukuru we ntiyari mukuru cyane, nawe hari abandi bangana nawe bakiriho. Noneho rero nkubitana n'icyo gikomere cyo kuba imfubyi. Iyo mirambo ibiri irankomeretsa binjyana ahantu. Yesu nashimwe cyane. Inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries, twongeye kubakira mu izina rya Yesu, tubasuhuza ngo amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hirya no hino. Twongeye kunezerwa. Hari ijambo ry'Imana rimbwira ngo ubwo bambwira ngo njye mu nzu y'Imana ndanezerwa cyane. Nanjye nekeje ko ngiye mvuga ku by'Imana, ndanezerwa cyane, nkumva ndaryohewe, kuko mba numva ari ibintu bindimo simbishakisha hirya no hino. Rero ndavuze ngo amahoro y'Imana bane namwe, kandi akomeze gutwarira muri mwe mu byo mukora hirya no hino. Inshuti zacu mudukurikira uko bukeye ko bwije, mukomeze muryoherwe, mukomeze mutubaze, mukomeze. Rero mbifurije ineza y'Imana aho muherereye hirya no hino. Uyu munsi rero twagiriwe neza n'Imana yacu. Hari abatumirwa bemeye kuza kuganira natwe, tukumva ibibavamo, ihumure ry'Imana ku buzima bwanyu, ku buzima bwacu. Yesu nashimwe cyane. Mbere yuko mbakira rero, reka tubanze dushime Imana. Dushime Imana yakurinze nanjye ikandinde. Wowe umurikira, ndavuze ngo Imana iguhe umugisha, kandi yarakurinze kubera umugambi wayo. Reka rero duharanire kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwacu, kugira ngo tuwukoreshe neza. Reka rero dushime Imana yacu. Data mwiza, ndagushimiye, muhaye icyubahiro nanone. Uri Imana yo kwiringirwa, uri inshuti nziza. Mwami, tukubona uko bukeye uko bwije, turakumva gukora kwawe hirya no hino. Uri Imana yacu. Aka kanya rero tugiye kuganira n'abakozi bawe, tugiye kuganiriza
imitima ya benshi badukurikira bahungabanye bafite ingorane zitandukanye. Mwami reka ihumure ribagereho, kandi ndabizi yuko Imana ibera hose icyarimwe. Twebwe turi hano ariko ntabwo tuzi birimo bipfa cyangwa se bikorwa hirya no hino, ariko wowe byose urabizi. Turagusabye rero kugira ngo ugenderere imitima yabo, uyihumurize, ubakomeze, buri umwe wese anyurwe no kugirirwa neza nawe. Aba bakozi ba Mwami ubahe umugisha kandi ubagirire neza. Reka amagambo wabashyizemo natwe aduhumurize kandi atwubake. Turagushimiye kumva gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye ko byumvise. Amen, amen, amen. Cyane rero nk'uko nabibabwiye, muri studio turi kumwe n'abatumirwa bacu, inshuti zacu, inshuti za Mumuriza. Iteka mujya mubabona, abadukurikira mujya mubabona. Ni ikaze rero ku bakozi b'Imana n'abapasiteri. Uko mubabona n'abapasiteri, ni abamama bafite abagabo, bafite itorero, bafite abana, bafite extended family nk'uko mubizi, umuryango mugari bafasha. Rero uyu mwanya tugiye kuganira nabo, ariko reka mbaze mbahe ikaze babasuhuze. Buraho Jackie, ni ikaze muri studio. Amen. Imana iguhe umugisha cyane, cyane. urasa neza. Amen. Kuba umupasiteri banza hari anointing yongeraho ku bwiza umuntu aba afite. Ni ikaze muri studio rero. Pascaline mukozi w'Imana, ni ikaze. urakoze cyane. Turakwakiriye. Amen. Ukuntu musa neza rero ntabwo bisanzwe. Ni ibanga mugiye kutubwira nk'abakozi b'Imana, ni iki mukoresha kugira ngo mukomeze musa mutyo, musa neza. Umuntu wenda yavuga se ngo ni amafaranga, yavuga se ngo ni iki, ariko buriya mwebwe muzibanga. Muratubwira ese ni iki, ni gute mwabyakiriye mbese mbere na mbere kugira bagiye kubimikira ubupasiteri. Wenda ni mwari kumwe, ariko buri muntu afite feelings, afite ukuntu yabitekerezaga, ukuntu yiyumvaga atanashaka. Nuko njya numva benshi bavuga ngo barabyanga cyane. Ese wenda reka mere kuri Jackie. Jackie, uratwibwira, utubwire itorero ryawe, utubwire umuryango wawe. So noneho unakomerezaho utubwire ukuntu wabyakiriye igihe bakwimikaga bakubwira ngo baragutoranije ugiye kuba umushumba, ushumba itorero. Gushumba itorero banza bitoroshye. Yesu aguhe umugisha. Amen. Amen. Yesu aguhe umugisha mwinshi cyane. Sister wacu Gogo, turagukunda natwe. Amen, amen. Tubwire ngo uri umugore udasanzwe. Hallelujah. Muri ibi bihe bya nyuma, itorero rya nyuma. Yego. Imana yaravuze ngo izahagurutsa abagore, hagurutse abagabo, hagurutse abasore. Rero Imana ihabwa icyubahiro mu bagore bahagurutse ko nawe urimo. Hallelujah. Kandi ni ukuri n'iby'igiciro cyinshi ku buzima bwawe ndetse no ku muryango wawe, ndetse natwe ku muryango mugari w'Imana. Turashima Imana rero cyane, kandi tugushimira ko watugiriye icyizere ukadutumira kugira ngo tuze tuvuge ubutumwa bwiza bw'Imana. Icyo ni ikintu kidasanzwe. Njyewe buriya nkunda abantu benshi, ariko umuntu untumira kuza kuvuga ku Mana, buriya ni inshuti yanjye magara. Amen. Cyane. Imana rero iguha umugisha. Rero nk'uko bitubwiye, nitwa Ingoro Jackie. Ni amazina ya data na mama banyise. Amen. Ni izina nkunda cyane. Imana yarabirebye igihe yantoranije kera. Ijambo ry'Imana rirabivuga ngo nabamenye ngo mutaraba n'urusoro mu nda ya ba mama banyu. Hallelujah. Imana rero igidutoranya kera n'ababyeyi bacu bataramenya. Imana ikagutoranya n'ababyeyi banyu bataraba n'abafiyanse. Ariko koko ibizi neza yuko uzagira umumaro. Hanyuma rero ikaguhozaho ijisho utaraba n'urusoro. Hanyuma naho uzabera urusoro ikakurinda kugira ngo isohoze icyo yakuvuzeho. Rero mvutse ngende imfura iwacu. Abana b'imfura rero burya barakundwa, barankunda, banyita Ingoro. Barinyise mu Gihima izina ryitwa Cyengoro. Cyengoro ni izina ry'ikinyankore cyangwa se ry'igihima, ariko ni izina ry'icyubahiro. Barandeba rero babona ndi icyubahiro, babona ndi Ingoro. Bumva ntabwo bari bazi ko wenda nzagera aho nkaba umukozi w'Imana, nkagira n'itorero, nkabwira abantu iby'Ingoro y'Imana, ariko mu mwuka Imana yabayoboraga yo yari ibizi. Ubwo rero urumva
ntabwo njyewe byangoye cyane kuko imana yari yanteguye. haleluya, Imana ishimwe cyane. amen. Ubwo rero mfite itorero riba kuri uriya musozi witwa Nyakariro, hakurya y'akabuga gatoya hari umusozi wa Muyumbu hano n'umusozi wa Nyakariro. Ni imisozi myiza mishyashya irimo guturwa ariko iriho ubwiza bw'Imana. Aho rero niho dufite itorero ryitwa Ihema ry'Agakiza Nyakariro Fire. Ako kantu ntegereje ngo numve kukongeraho. Ako ntabwo nakareka. Yego. Kuko hagomba kuba umuriro w'Imana. Amen. Hiswe ni umusozi witwa Nyakariro. Ni Nyakariro. Ni Nyakariro, ni umusozi w'ibyo kurya. Ni umusozi wera. Ni umusozi ubaha ibyo kurya byinshi. Buriya bagize gutya bagafunga hariya ririya soko ry'Ikabuga uriya musozi gatoya, umujyi nibwo babimenya, nibwo bamenya kuri uriya musozi ukomeye. Amen. Ni umusozi rero w'ibyo kurya. Noneho rero Yanga uriya nyakwigendera Yanga niwe wawamamaje cyane. Noneho hakaba abaturage nyine, bumva abaturage bahinga, babaga ari abaturage nyine babandi bo mu mirima basarura ibintu byinshi badasa mbehe batari abanyamujyi, kandi ari umusozi uri hafi y'umujyi urimo waguka. Noneho rero Yanga akajya avuga ngo Nyakariro, mbehe awucamo kabiri. Nyakariro ntiyayimaraho ariko akajya avuga ngo ni Nyakariro. Nyakariro rero atari ibiturage bya Nyakariro yagiranaga amafilme, naho rero Nyakariro yamamariye utangira kuba Nyakariro ariko nyine ari Nyakariro. Uwo musozi rero ni umusozi mwiza koko, ni umusozi wera kandi ni umusozi utangiye ndetse no kwera ku ijambo ry'Imana, urimo no kwaguka mu buryo bw'umwuka. Imana rero ihabwa icyubahiro. Niho dufite umurimo w'Imana, kandi umurimo w'Imana ni ukuri urimo urakorwa, kandi Imana iri mu kazi, irimo irakora umurimo mwiza cyane kuri uriya musozi. Imana rero ibaha umugisha mwinshi. Amen. Ngira ngo nanjye ndasobanukiwe Jackie, kumva ko numvaga ari Nyakariro, sinari ko ari Nyakariro. Ndumva rero Imana yarabiteguye kera kuba hari itorero abantu bagiye kuryamo iby'umwuka kandi hari n'iby'umubiri, byose biruzuzanye. Imana yacu nishimwe cyane. Hanyuma Jackie, urumva ko wagiye kuvuka bakwita ingoro y'Imana, ingoro. Imana yaraguteguraga kera yuko uzaba ububiko cyangwa se uzaba urufatiro rwo guhumuriza abantu, rwo kubuza abantu ntibagire ikintu babura. Burya mu ngoro nta kintu kiburamo, ibintu byose biba bihari. Rero kuba Imana yaratumye ababyeyi bakwita ingoro, hari icyo Imana yaguteguragamo. Ese igihe cyo kuba umushumba kigeze, wabyumvise ute? Ese warabyakiriye vuba cyangwa nawe wabanje gutinya no kwifata kuko urumva Imana yaguteguye kera? Murakoze cyane. Jewe rero Imana yanteguye kera nk'uko nabivugaga, ariko nyuma Satani buriya nta kintu ajya yishimira kijyanye n'ikintu cyitwa gukorera Imana. Buriya nubona uhagurutse gukorera Imana ukabona ibintu biragenda neza, burya kenshi biba bitari mu Mana. Jewe maze gukura naje guhura n'utuntu twinshi twatumye ntashobora wenda kuba umukozi w'Imana, bitari no mu bushake bwanjye, kuko mu bushake bw'Imana aho byari bihari, ariko muri jewe ntabwo ari ikintu natekerezaga, nta nubwo ari n'ibintu nakuze nzi, kuko twebwe ahantu twabaga n'ababyeyi bacu ntabwo bari b'abakristu wavuga ngo bagutoje gukunda Imana, nubwo banyise iryo zina. Babaga mu madini nyine yacu yakavukire, amadini ya Gatolika, Abakoroso, Batugutendereze, ariko ari aho biharangiriye. Batari buze kubitoza abana, batari buze, batutozaga wa muco wacu, wa muco mwiza w'indangagaciro w'ababyeyi bacu bagiraga. Ugasa nkaho hari ahantu uhurira n'Imana, ariko noneho ntago Imana ntago nari nyizi mu bifatire. Dukora dutyo rero, ariko naje kuza kuyimenya nyuma. Hari Imana bwayo inyitoraguriye, niko navuga. Yesu ashimwe. Jewe narakijijwe nkizwa 2003 mu kwezi nyirango kwa kabiri aho ngaho gutangira, nibwo nakiriye agakiza. Ariko tukagira mukuru wa papa wacu yari umushumba,
niwe wazanye agakiza iwacu uwo papa akurikira. yari umuvugabutumwa witwaga Paul Ruzima, abantu benshi baramuzi. yakoreye Imana hariya Uganda mu bice bya Mbarara. akorera Imana mu buryo bwamamaye, yitwa Paul Ruzima, nta nubwo yigeze abyara. we yaravuze ngo azakurikiza Paul, yavuze ubutumwa n'abantu ntazashaka ngo koko urugo ruzamuhuza gukorera Imana, ngo ntazabyara kuko abana bazajya bamudindiza yo gukora ibyo yumva umwuka mubwira. we rero avuga ubutumwa full time, butagira ikintu icyo ari cyo cyose kimukoma. rero niwe wazanye agakiza iwacu. yabaga aje mu rugo rero, akazana n'abakobwa be bagendanaga icyo gihe cya Mungu Mwema, harimo ba sister Pastor Peace Bwiza, uwo yari chief protocol we, ni naho buriya twanamumenyeye. hanyuma rero akavugira Imana cyane umugabo, yazi iwacu tugakizwa. yamara kugenda mukisubira mu byanyu, kuko nta wundi muntu wari uhari wo kubidutoza. gukomerezaho. ariko aho azajya agarukira nka rimwe mu mwaka tugakizwa, yagenda tukagwa. ibyo ngibyo ni ibintu byari bisanzwe. ariko nyuma nza gukizwa rero, nza kwakira agakiza, ariko nkakira ndushye. Yesu yasaze ndushye cyane, asanga ndi mu bihe bitari binyoroheye, ibihe by'umubabaro ukomeye cyane. igihe kigeze ubwo nakijijwe, maze nk'igihe ngira ngo nk'imyaka mike, hafi mama yapfuye 2001. yapfiriye, uribuka cya gihe cya Pentagoni botsa Amerika hariya hose, biriya byago byabo biba by'abantu gupfa, nicyo gihe mama yapfuyemo. apfa urupfu nanone kandi narwo rudasobanutse. urwo rupfu rwe rero rurambabaza cyane, ntabwo rwari rworoshye, rwari urupfu rubi. mama wanjye yari afite mukuru we bashatse abagabo bavukana. abagabo bavukana bashatse abagore be 2 nabo bavukana. ariko tugeze mu Rwanda, bamaze kuza mu Rwanda tubacyuye bavuye mu mahanga, baza kwibwira baravuga ngo turumva turwaye, ngo imitsi, ngo ibiki, bya bindi nyine ngo bya rubagimpande. baragenda bajya hariya aho bari batuye iwacu, dutuye mu Mutara. baragenda bishakira umuti, barawituturira. baragenda babwira papa bati ducukurire kino giti, ariko ngo baracyitiranya, icyo bashakaga si cyo bacukuye. ariko ibibabi birasa n'imizi igasa. ku bahanga rero bazi kubitandukanya, uwo byarabananiye, bacukura igiti cyitwa umukurura, ariko bashakaga icyitwa umukorokombe. umukorokombe ngo uvura rubagimpande, bavura imitsi, ariko umukurura we ni igiti cyica. noneho icyo rero cyica nicyo bacukuye, baraza baragiteka. mu gitondo rero bavuye mu murima saa 4 kugasusukururwa aho ngaho, basuka umuti mu bikombe, baragotomera bombi. na papa bari bagiye kumuha, ni nk'Imana yahahagaze. abadamu rero bamaze kunywa bararyama, nuko byagenze, barapfa bavukana. mama apfa nk'uyu munsi, buraca n'undi nawe arapfa. ntabwo bapfuye umunsi umwe, uwo munsi, ariko undi we babagejeje kwa muganga. mama we yapfuye bataramugezayo, ariko undi bamugejejeyo apfa iryo joro. ni igikomere. urumva rero ntabwo byari byoroshye. abantu baturanye bashatse abagabo bamwe. uwo mugabo wa mukuru wanjye ari wese data wacu mukuru wa papa we yari yarashaje, ari we umukecuru nyine duturanye tunari kumwe. hanyuma rero tugira ibyo byago bikomeye, amasanduku 2 y'abantu bavukana. noneho mama wanjye ari na muto cyane, n'uwo mukuru we ntiyari mukuru cyane, nawe hari abandi bangana nawe bakiriho. noneho rero nkubitana n'icyo gikomere cyo kuba imfubyi. iyo mirambo 2 irankomeretsa, binjyana ahantu. noneho na papa nawe yararwaraga, twari tuzi ko ari uzabanza kuri mama. noneho igihe kigeze rero, igihe kigeze papa asigara nyine muri, urumva nawe iyo situwasiyo ikomeye cyane, itari tworoheye mu by'ukuri. ariko Imana ihagararana natwe. ubwo rero naje mu nzu y'Imana mbabaye cyane, mfite umubabaro ukomeye. intambara irarangiye, hari ibyo twari dushoje, tugiye muri ibyo bintu bindi. abana tuvukana, papa wanjye urwaye, yararwara agasima, atameze neza, apfushije umugore mutoya wamufashaga. urumva iyo situwasiyo
noneho binjyana kure, satani ankubirana aho ngaho, ankubirana aranyongorera, ankubirana aho ngaho anyereka ko ntacyo maze, ankubirana aho ngaho aranyongorera ibintu byinshi cyane, ngira umubabaro ukomeye cyane ku buryo numvaga anytime nakwiyahura, numva nta mpamvu yanjye yo kubaho. Ariko Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro bwa Kristo. Haleluya. Niyo ntangiye kuvuga ibintu nk'ibyo, ntangira kumva mfite na mosiyo, kuko nibuka ahantu navuye nahamagawe, ijwi ry'Imana ukuntu ryasanze. Buriya Imana iyo izagukoresha iranagutoranya, yego iragutoranya. Bwa mbere na mbere kugira ngo umushumba gutoranye, bwa mbere Imana niyo igutoranya. yego Ijwi ry'Imana niryo rya mbere rigutoranya. haleluya. Jewe rero nagize umuvuduko ukomeye cyane maze gukizwa kubera ibintu nanyuzemo. Ntabwo nigeze nzubaza bya bindi by'abantu babanza kuvuga bati ariko njye naje mu nzu y'Imana ndushye, maze kuhagera noneho ndyoherwa n'Imana. Amen. Agakiza ndakabona, Yego. karaza kamenagura buri mwuka wose wari undimo mubi. Hallelujah. Urafatwa, nakira Yesu, numva ndaryohewe, mwuka w'Imana aransanga, Yego. nza mu Mana. Noneho rero mfite ishaka ryinshi Yego. cyane, mbona umunezero ntigeze, mbona umunezero ureze. Aho rero niho Imana yansanze. Najyaga nkunda gusenga amasengesho atarangira, Yego. haleluya, atapozinga n'akantu na kamwe, adahagarara. Nkasenga ijoro, nkasenga amanywa, nkasenga igitondo, nkasenga igihe cyose, nkumva igihe cyose ndimo ndaryoherwa n'Uwiteka. Mbese nari meze nka rya jambo Dawidi yavuze ngo inyota yimeze nk'imparakazi, ngo imparakazi ngo nayo ngo yo kuzuba. Urumva, urabona igihe cy'icyane nta hantu hari utuzi, ngo noneho imparakazi ikibuka ngo ishakisha ahantu yanywa utuzi, ngo yanyota ise nk'aho ishira. Nanjye nuko naje mu buzima, naje mfite inyota nyinshi cyane. Muri uko kugira inyota rero, aho niho Kristo yasanze. Ngira ngo aravuga ati wa mukobwa ndagukeneye, ni wowe nari ntegereje, cyangwa se ndakubonye kandi nari naraguteguye, ariko noneho ndakubonye. Muri uwo mubabaro wose rero w'ibikomere, w'ibikuta by'ibintu umuntu agenda acamo, naje guhura na Kristo, arandyohera cyane. Umunsi umwe rero ndimo gusenga, mbona inzozi zitangaje, mbona inzozi. Imana iransanga ngo inyereka mu rugo iwacu, ngo hari inka nziza cyane mu rugo rw'iwacu, njye n'umutware wanjye, kandi turi hano muri Kigali, nta n'inka dufite. Noneho ngo ndabyuka nsanga inka nziza ziri mu rugo iwacu, ngo zifite umunezero uteye ubwoba, ziryamye, izindi zihagaze. Noneho ngo mbyutse ndavuga ni what, izi nka zavuye he? Ngo ndagenda mbwira umugabo wanjye, nabwira papa Kerita, ngwino uze urebe ko hano nta nka twagiraga, izi nka zivuye he? Zivuye he? Noneho ngo igihe nkibivuga, ngo mbona hakurya mu itaba ry'umusozi, mu ibango ry'umusozi, ngo mbona izindi zirimo kurisha nyinshi. Noneho ngo arambwira ati ahubwo urareba izi ngizi? Ati reba hakurya urebe noneho n'izindi. Noneho ngo atangira kunyereka n'izindi, mbona inka. Noneho izo nzozi sinamenye izo arizo, ariko zibaza umushumba wanjye, arambwira ati komeza usenge cyane, hari igihe Imana irimo iragutegura, hari igihe uzaba umushumba. Ati koko hari ikintu Imana irimo kukwereka. Ngenda mbona rero inzozi nyinshi, umushumba zinyemeza yuko ndi umushumba, n'umurimo w'Imana, ukuntu nihuta, ukuntu ntangira kuyobora za gahunda, ntangira kuvuga ubutumwa bwiza, ntangira kwiyumvamo ubumana bwinshi. Ariko nkumva biraryoheye cyane, nkumva ndabishaka, kandi nkumva mfite inyota yabyo, nkumva ndabikunze. Yesu ashimwe cyane. Buriya rero iyo Imana yaguhamagaye, ubundi buriya guhamagarwa ni uburyo butatu. Umuntu ahamagarwa n'Imana, ariyo Mana nyakuri. Hari abahamagarwa n'abantu, hari n'abihamagara. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo mihamagaro yose igituma abantu bakorera Imana. Jye rero naje mu Mana, Imana impamagaye. Yesu ashimwe. Ari Imana ubwayo inyihamagariye, ntabwo nahamagawe n'umushumba ari we wese. Navuga ati hari ukuntu umushumba atumwa, ariko kubera ko nyine Imana ihamagara umuntu umwe nawe agahamagara abandi kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe, nk'uko Mose yabigenjeje. Hanyuma rero n'abandi bakaza, kandi ba Yeshuwa nibo bakoreye Imana na cyane no kurusha.
no kurusha rero Imana yanyisangiye ubwanjye iranyihamagarira ntabwo naziye ku mushumba ngo uvuge ngo uyu nguyu niwe umpamagaye yarambwiye ariko Imana yarampamagaye ariko gukizwa no gukunda Imana no kujya mu murimo w'Imana niyo nyota burya niho Imana ishingira Imana buriya ihamagara abantu badashoboye kuko iyo niyo ishoboye njyewe ubwanjye nabonaga nkabona Imana inabimbira ntumvaga bitazi ntumvaga bitanashoboka nta nubwo ibyo bintu numvaga byambaho byahera mu zihe nzira se urumva anko niba wari umushumba icyo gihe ari umuvugabutumwa ariko naho byarangiriraga numvaga rero jyewe nta nzira na zimwe zacamo kugira ngo mbe umushumba ariko Imana iranyitegurira ubwayo iranyihamagarira uyu munsi rero mfite umurimo w'Imana nkora narizeye ndavuga Mana ubwo ari wo mpamagaye reka nizere ntangire umurimo umurimo ndawutangira kandi nukuri umurimo si njyewe wawutangiye ni Yesu kuko ariwe wambwiye ariko ntangira ntabwo nari mbizi naravuze ngo Mana ni wowe ubivuze ndahagurutse ubwo ni ibyawe Imana irampagurutse ityo hanyuma rero nisanga ndi imbere y'abantu mvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo atari uko ari data wabumpaye atari uko ari umugabo umpaye inkoni ahubwo ari Imana yanjye ya yindi nyine yampamagaye kuva kera aho ntarinzi nuko rero Imana yampamagaye nanjye ndayumvira Yesu aguha cyane ni ukuri Imana irahamagara kandi burya biba bisaba ngo iguhamagare nawe wumva bikurimo ufite rya shyaka ndibaza yiguhamagaye udafite ishyaka ntabwo uhaguruka so Imana rero iguha umugisha cyane reka mbe tube duhagarariye ahangaho reka mbaze Pascaline ese Pastor Pascaline byakugendekeye bite wowe mu murimo w'Imana ese iryo shyaka wumvishe gute ijwi ry'Imana mwakoze cyane ndabashuje abadukurikiye kandi nishimiye ko twakiriye nshima Imana ko turi hano n'umushumba mwiza ingoro nkunda Imana iguha umugisha mujye mukundana cyane uburyo rero bwo guhamagarwa biba bigoye kugira ngo bisobanure ariko first of all ikintu kimwe navuga kugira ngo wakire umuhamagaro ni ukwakira agakiza hanyuma iyo wakira agakiza Imana niyo ikuyobora iyo ugeze mu nzu y'Imana reka mvuge mu rusengero nakuruwe n'imirimo y'Imana numvise nezerewe nkikanga ndiho umunsi umwe njya gukubura ku rusengero nkumva nejejwe no kuba ndi mu nzu y'Imana mpategura nkumva biranryohera ejo nkaza nkajya muri korali numva biranshimishije uko nageze muri korali ndakora umurimo rimwe nisanga nateranye no mu itara ry'urubyiruko ndashaka ko icyambere ari ukwisanga mu nzu y'Imana ndakizwa ndakoropa nkumva biranryoheye nkumva nejejwe no kuba protokoli nkumva nejejwe no kuba umuririmbyi biranryohera uko nkurira imbere y'abashumba bandi baba bataruye umuntu yava umukozi w'Imana hanyuma kugira ngo njye bwite numva umuhamagaro nanjye mbyiyumvemo ku munsi umwe nararwaye indwara mfite umwana wanjye wa kabiri ariko iyo ndwara najyaga numva ijwi rimbwira ngo ujya kuyobora abamama navuze ko nageze igihe ndashaka ndi mu rusengero nakijwe n'umukobwa nkora umurimo w'Imana dukora ubukwe mu nzu y'Imana hanyuma nkajya numva yashyaka ryo gukora umurimo w'Imana buri munsi kuririmba gutegura inzu y'Imana ariko simbyihe cyane nanone maze kuba umudamu inshingano ziba zibaye nyinshi ariko nkahatwa nikanga mu gitondo cyo kuwa gatatu twatana kuwa gatatu abamama numva mu rukerera nka 11 ijwi rimbwira ngo gira vuba ibyo ukora ujye no gutunganya aho muri busengere umushumba wanjye ni Bishop Kamuzinzi niwe wantoje niwe wandeze ubu na aposo yandeze neza icyo ndicyo aho uri Bishop aposo ndagushuhuje uwo ndi uyu munsi ni wowe hamwe n'Imana ndetse na mami mufatanije umurimo Imana ibamugisha cyane ni umubyeyi mwiza ayazi gutoza ukavamo umuntu areka nkurira imbere ya ndeba ariko nkumva azajya ntunganya ya mirimo nkasubira mu byanjye abakozi b'Imana bakandeba ijwi ry'Imana abahanuzi bakavuga
byinshi nk'uko mubizi ariko ndarwara naranze kubyemera. ndi umucuruzi ubu nacuruje ndaguha keya ntabwo mva mu maboko utampahiye. naracuruje ndacuruza ariko bigezeho rimwe barantuburira umukozi twakoranaga amafaranga arambwira ngo bamutuburiye mbura icyo kumukora ariko nyuma Imana irambwira ngo ni sayini yuko naze kumva ijwi ry'Imana. uwa kabiri hari ahantu nanyuraga n'ubu ndacyatuye muri iyo karitsiye ntuye muri Kanombe. hari ahantu nanyuraga hagati y'amazu nkumva ubwoba mba impamvu yo gushaka umuntu twajya dutahana mvuye aho nacururizaga. rimwe umugabo akamfasha tugatahana, rimwe musaza wanjye gutyo. haza kubaho ikintu babambwira ngo ariko ubwo bwoba bwawe niki? nabwo ariko ntabwo ari ubwoba. iyo tujuru unyuze aha hantu numva ikibazo ubwoba. kumbe hari abantu bahantegeraga ngo bazanyice banyambure. icyabishohoje naje muri wa muhamagaro uko numvaga ugenda bindusha imbaraga nshaka umuntu dukorana. wa muntu dukorana niwo banize. yes umunsi umwe baramunize. umwana bitaga kubw'Imana hari Kanombe arahari na mukuru we wasigaye ari mu kindi gihugu cyo hanze yaragiye. yamaze iminsi 2 atavuga atumva ari muri koma akajya avuga ya magambo ahahamuka ambwira ati turakwica ahubwo nutaduha ayo mafaranga. rero mu mwanya wo guteganya niwe bateze ariko byose birototera ko nanze umuhamagaro. nge sinzi umuhamagaro ngo ni Pastor Ngoro yagiriwe amahirwe abona inka nyinshi ahita amenya ibyo ari byo. cyokora wande nigeze kuba nanjye ndi ku gasozi ngo ndagiye ariko ibyo ntago nabyitayeho. numvaga imirimo y'Imana nkora mu rusengero Imana ntazi ko nzaba umushumba ariko finali nza kurwara. wa mwana yarakize nza kurwara ndaremba. nukuri indwara narwaye ari malariya. yari malariya kuko niyo bavuraga muri Faisal. nikanze ntazi ijoro ntazi amanywa baravura ariko ijoro umunsi umwe baza kudusura ku rusengero. abakristo bampe buhamya umupasiteri wari avuga ubutumwa. numva amahoro yanjye yose arangarukiye. numva ndakize. numva wacomora serumu nkajya ku rusengero. ariko ijwi rirambwira ngo ntabwo ari uko nkora. nucomora serumu baragira ngo wasaze bagire ngo mara yagiye mutwe ntabwo bari buha agaciro ibyo uvuze. ijwi rirambwira ngo ntabaza ndagutabara. nuko natangiye gusengera abantu mu bitaro. hakize wari urwaye mugiga, hakize undi mwana wari ugiye gupfa atangiye gusamba icyo gihe. ndyamye aho ndi kuri serumu nsengera umuntu wari usamba hepfo. mbwira uwo mumama ndavuga ntiwirira. yari umwana w'umukobwa. ntiwirira umwana wawe ntabwo ari bupfe humura ni muzima. hanyuma tumaze gusenga n'abaganga urabyumva baraza bagira ibyo bakora. bafite ibyo batubwiye ariko icyonzi cy'umwana barakoze n'Imana irakora. hanyuma ndaho rero ngiye mbwira Imana ngo Mana nunkiza si umugabo ntapfakare. abana banyene mfite umwana wa kabiri. by the way ndashaje mfite abana 6. imfura yanjye ifite imyaka 24. nukuri nawabimenye. so urumva nari mfite abana 2 nicyo kintu kuvuga abana mu mbabarire. hanyuma uwo mwana wa kabiri afite umwaka n'amezi 5. mbwira Imana ngo Mana nindapfa umwana wanyu ngo abimfubye nzagukorera. mwibuke ko nkora umurimo w'Imana ntabwo nzi ibyo ngiye gukora ibyo ari. numva wenda ari ugukomeza nkubaha inzu y'Imana. aho rero niho umuhamagaro waziye. sinamenye ibyo mvuze. muri make Imana irambwira ku munsi ukurikiyeho irambwira ngo Dr. Nazi usezere. uko abanasi ba mbere batunganya baraje ndabibabwira. munasi arambwira ati ntibishoboka Pascaline uracyarwaye. kigaragara doze unywa serumu zari 3. 2 zirimo kinini n'imwe y'amazi kugira ngo ifashe. ntabwo uragabanyizwa doze. niki kikuya ko wakize? nta kintu naryaga. ariko Imana iyo yavuze iba yavuze. niyo gushaka abanyarwanda Pastor Ngoro nkwibutse inshuti yanjye ngo aho kugira ngo iguhombe yaguhombye. yarampomeje umunsi ntera indwara ndahomba. none sinabwira bwa bucuruzi abana twashyizemo bararya abandi baragurisha. nagiye kuzava mu bitaro usanga byarahombye. ariko turakinga ariko ntabwo twakize cyane. ariko kubera umuhamagaro namaze kumva bwarakeye Dr. Arandika arambwira ati niba wiyumva umeze neza kaduguha imiti igufasha utahe. nuko natashye nikanga rero nkururwa no gukora umurimo w'Imana yabo tikira fungwa. nakoraga ari alimentation turafunga. hanyuma nikanga ndi mu rusengero. buhoro buhoro basengera ko umuvuga butumwa
igihe kirakurikira umunsi umwe hari umusozi Imana yatweretse nuko ngiye gutangira umurimo abashumba baramperekeza banyimikirayo maze imyaka 10 nshombye. haleluya, nguko uko umuhamagaro waje. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen, amen. Murakoze cyane Pascaline, ntabwo byoroshye urwo rugendo Imana ikaguhombya ibyawe kugira ngo ikubone winjire, kandi Imana iguha umugisha kuba warumviye ukumva umuhamagaro, nubwo wumva gutazi ibyo ari byo, ukumva ntuzi impamvu ibyo birimo guhura nabyo, ariko yari Imana. Rero Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane, turayishimiye. Hanyuma nyiri kuri Pascaline nshaka kwibaza, ese muri urwo rugendo rw'agakiza Imana yaguhaye umugabo ukijijwe, Imana ishimwe cyane, mwashakanye mwese muzi Imana, mukunda Imana, ese ubifatanya ute umurimo w'Imana? Ugaze uri umupasiteri, icya kabiri uri umugore w'umugabo, icya gatatu n'abo bana ubu tubwiye 6. Yego. Abo bana bose n'abandi bandi extended family cyangwa se umuryango mugari, bose bari mu maboko yawe, cyangwa se burya itangiye gusa nkaho uzamukaho inshingano zose bazikuzanaho ugasanga nawe bahanze amaso. Noneho ndimo kwibaza, ese izo nshingano zose uzimanaginga gute Pastor Pascaline? Utubwire ukuntu bigendamo n'umugabo wawe kandi ugasasifayinga urugo rwawe. Yesu aguhumurize. Urakoze cyane, ikibazo cyiza umbajije, ariko Mwuka Wera amfashe kuko abadukurikiye barashaka kumenya ni gute umuhamagaro uza mu mugore. Yego. Umugore ahamagarwa ate? Kundi kera ntago abagore babarwaga. Ubundi umugore nta nubwo yavugaga imbere y'abantu. Na nubu ariko hari abantu bemera ko umugore ataba umushumba. Kwiberaga mu ihema. Hari n'abavuga ko umugore ataba pasiteri, usibye ko ibintu bigenda bihinduka bamwe bakabibona. Ariko ukuntu mbifatanya ni Umwuka Wera. Amen. Ni Umwuka Wera unyobora. Bisanzwe nk'umubyeyi urabyuka ukarebera urugo ukamenya ngo urakora iki, cyane ko dufite n'ababandi kobwa n'abahungu badufasha mu ngo. Buriya ni nk'uko umuntu ajya mu kazi ka leta. Ntabwo kuba umupastori cyangwa umushumba ntabwo wirirwa mu rusengero, oya, ni akazi nk'akandi. Ni akazi nk'akandi, wabyuka ugasetinga iby'urugo, ukajya mu kazi k'Imana, ukagaruka ugasanga abana bawe, ugahatayimo umugabo, ugahatayimo abana. Ese ko utavuze abaturanyi? N'abaturanyi nabo baragukeneye ngo mugirane umwanya muganire. Yego. Ariko Umwuka Wera araza, nk'ubu hano hari ijambo rivuga Yesaya 44 umurongo wa 2, haravuga ngo ariko rero noneho umva Yakobo umugaragu wanjye, Isiraheli natoranije, Uwiteka wakuremye akagukuza uhereye ukiri mu nda, kuri we azajya gufasha. Aravuga ati witinya Yakobo umugaragu wanjye, Yeshurini natoranije. Urabona aho Imana yabwiraga Yakobo, ariko uyu munsi nanjye irabwira Pascaline, irabwira umushumba ingoro. Uyu munsi ntabwo turi ba Yakobo, uyu munsi ni twebwe. Erega igihe cy'Imana nuko icyo gihe havugwaga, ariko uyu munsi umwuka wari uri muri bariya natwe niwo turimo. Imana ihora ihumuriza abantu bayigiye. Umushumba ingoro nibutse n'abandi bananiwe baricaye ahantu bahora bafite ubwoba, ariko se twaba pasiteri gute, twabikora gute? Kandi abo bantu baritinza, bantu mutwumva, reka tubabwire. Nyamara iki kintu nimukivugeho. Muritinza Pastor Ingoro, uziko hari n'abantu bahura n'ibibazo kubera banze kumva umuhamagaro w'Imana. Wowe rero watangiye neza ubivuga. Nako buriya nta muntu ujya gukorera Imana atabanje guhura n'izo. Urahomba ikaguhombya. Jewe nabwirijwe ubutumwa bwiza na Poso Rwanda mwacyarisi. Nakirijwe ku Kiriyo. Ku Kiriyo hahanda aho abantu babwiriza ubutumwa. Buriya hari umuntu upfa kugira ngo wowe uzuke. Bas. Ako kantu. Hari umuntu wapfuye agenda azuka. Umugabo avuga Imana. Buriya njyewe njya ndeba amadini bavuga ngo uyu muntu, bakabwira umuntu wapfuye. Ubundi iyo umuntu yapfuye hariya nukubwira abantu bahari bari abantu, kandi hariya ku rupfu niho abantu bumvira. Yesu ajya hafatira, yamahafatiye nda ahantu habi cyane. Uriya mugabo wa Poso
reka mukomere amashyi ndamukunda turamwubaha Apostle Rwanda turamwubaha ndamukunda cyane n'umudamu we mami tumwita mami twebwe haleluya ariko ni abakozi b'Imana cyane badukozemo umurimo ukomeye kandi baduhaye ishyaka buriya reka nkubwire ikintu cyitwa umushumba ukwigisha kwizera akakurera akakwigisha bariya basaza nk'uko umuvuze n'uyu munsi baracyadushumba nubwo dufite amatorero ariko nibo bashumba bacu nibo bajyanama bacu rero ndabakunda cyane njyewe ntangira umurimo w'Imana nari umucuruzi uteye ubwoba mudiko kandi bikomeye mbona n'ibiraka binini cyane ugomba wemera kureka amafaranga ndaho nyabu urakina na Yesu uyu mugabo yagufashe umva rero reka nkubwire ikintu cyitwa ubwoba ni ikintu gikomeye uzi gutekereza ngo akazi hari abantu na Paulo yarabivuze hari abantu bavuga ngo ariko se ni gute umuntu yagiye mu murimo w'Imana ni ngombwa ngareka akazi ntabwo ari ngombwa ngareka akazi nta nubwo kuba ubaye umushumba bivuze ngo wareka akazi ariko biterwa n'ukuntu wahamagawe hari umuntu uhamagarwa Imana ikagushaka kwikorera full time hakaba n'undi uhamagarwa akabikora kubera ko Imana izi yuko wenda muri ari amafaranga ari buze kuvamo akazi agashyigikira umurimo w'Imana nawe gukora full time ari byo Imana iri buze kureba ko ari byo bizafasha abantu je nari umucuruzi abantu benshi baranzi abantu benshi n'ubu baracyazi yuko decoration hari abantu bananza aho ngaho batazi yuko ndaba n'umushumba kubera ko narabikoze igihe kirekire kandi nabikoze neza ariko igihe covid yenda kuba nadutsweho n'umwuka nicyo cyari igihe umuhamagaro umereye nabi cyane ariko umereye nabi waranze kubireka ahandi bikubita noneho covid yaje kubera buri noneho reka mbabwire shutuze umusara ngira ngo covid yaje 2016 2018 2019 iriya ni imyaka yanjye y'umuhamagaro wari ukaze cyane noneho igihe kimwe rero ntangira igihe rero Imana ikajimwira ngo rega decoration ngo nayizanye mu buzima bwawe ngo kugira ngo umenye ukuntu umuntu ategura umugeni urumva hari igihe ujya mu kintu kubera impamvu y'Imana ikigaragara je ko yarateguye cyane ahubwo agatindayo byaki tubwire abantu bari gutindayo mwitindayo muri ayo mafaranga mwitindayo natangiraga kumeshesha amakanzu y'umugeni kwa kuntu umuntu amutegura kwa kuntu baza bipima kwa kuntu ujya iwabo kujya gupima ahantu hari bugihema noneho navayo umva ijwi rimbwiye ngo hari umuntu wabona iyi kanzu ari umweru gutyo noneho ukagenda ukayambika umuntu urimo guhata ibitoki amakashi hari umuntu umukwe yaza aje gufata yambaye iyi kanzu bakamusanga mu gikoni ngo kuri utegura umugeni w'iyisi bakaza bakipima ukabaringaniza ukajyana ikanzu mudurayikirina ukayikurayo ukayifunga ukayifungura ari uko agiye kuyambara nuko nshaka yuko umugeni wo mu mwuka umutegura haleluya ntabwo ushobora gufata ihema Pascaline urizane mu rugo ugiye gukora ubukwe utaranje kwapima ngo uko hangana wazana ihema ry'abantu 500 se kandi hari ihema ry'abantu 100 ntibishoboka mama ugomba gufata hafi ukwezi kose uza gupima kugira ngo urebe ko ibyo bintu byose bikunda buri ubukwe bujya kuba abantu bariteguye baratumiye baratoye noneho Jackie ukiraho abantu bajya bibwira ko Imana itoranya abantu babaswa babikuraho ibyo bintu hari abantu njyadeba abantu bavuga ngo ariko se nguriya yabaye pasiteri gute nguriya se ngo ninde wamuhamagaye mbehe bahora badushakisha ubushakashatsi bisobanura ngo Imana itoranya mu buryo bwinshi kandi Imana ivuga na n'umuntu uzahamagara ntabwo Imana ishobora kumpamagara ngo hanyuma ize kwa Goreti ivugana na Goreti iryo kuvugana na Goreti uribuka Imana ihamagara Samweli uriya mwana wabaga kwa Eli ngo yumvaga ijwi ry'Imana akaza kubaza ngo ni Eli umuhamagaye ngo yahagera akamubwira ati se kumpamagaye ikintu abashumba badufasha kuyobora kugira ngo wumve ijwi ry'Imana n'iri usobanukirwe ingoro tubwire n'abantu n'umwarimu akwigisha kugira ngo usobanukirwe ejo uzavuga icyongereza ya makosa utakiyavuga rero ubu Imana ntago ari yo muswa yo guhamagara abaswa
hari imana n'abantu ihamagara abakomeye Amen. kandi bagaragara Basobanutse. nk'aboroheje noneho koko ariyo ikomeye ikabakomeza. Amen. Yesu ashimwe. Amen. ntabwo imana ijya kuduhamagara kuko dukomeye, nta nubwo iduhamagara kuko turi abahanga, ariko kuko ariyo muhanga w'isi iraduhamagara ikaduha ubwenge ikadutuma. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tubwire n'abantu batinyuka batinyuke bakorera imana. batinyuke. hari abantu uyu munsi bakubwira ngo ayino ngo hari ibintu numva, ibyo wumva akora ibyo. ugenda uko imbaraga Ntabwo Imana yavuze ngo abagabo nibo bazavuga, ntaho mbona yavuze umugabo wo guhamya Kristo. Abantu bagatinda kuvuga ngo umuntu ni umugore, kandi turi abagabo twese bo guhamya Kristo, ngo uko yaremye umugore niko yaremye n'umugabo. Amen. ikindi yaravuze ngo niwe mugabo wacu twese. ntabwo uzi ko Kristo ariwe mugabo wacu twese, n'abagabo Kristo ni umugabo wabo. Mutinyuke, turi mutinyuke. abageni twese. Hallelujah. ubwo turi abageni twese rero tugomba kwitwararika umugeni amera gute. ntabwo ushobora kwinjira muri iriya kanzu, ni ikintu gikomeye. Yego. umuntu ujya kuyinjiramo aba aciye mu rugamba rukomeye. nta muntu n'umwe ujya kurongorwa ubukwe butarapfuye, Oya, birumvikana. ntabwo bibaho. njya nibuka njyewe njya gushaka ubukwe bwanjye bwarapfuye bumara umwaka Umwaka wose wari bwarapfuye. Uwo wenda gushaka niwo mwashakanye, niwe twashakanye. iyo ni Imana. kubera iki Hallelujah. urugo rwiza ruzakomera ruhura n'ibibazo. Birumvikana. itorero rya Kristo, impamvu ubona duca mu bigeragezo, duca mu magambo akomeye, ni ukubera uyu murimo. uyu murimo ntabwo ari ibintu biri aho ngaho wavuga ngo wapfa kwinjiramo. Nta nubwo Imana yatora umuntu udashyitse. kandi ngo intambara zitabaye ngo twajya tuvuga ko twarwanya uruhe rugamba. Ikibikwereka ko abantu banahamagawe, harimo abantu bananirwa burundu. Iyo hari igihe wavuze ingoro, ngo iyo hari abantu bahamagarwa n'abantu, hari n'abahamagarwa n'amafaranga. Iyo bagiye mu muhamagaro batumbiriye amafaranga bakayabura ntibayabone, ntabwo umuhamagaro bawukomeza, kuko icyo fakosinzeho ni amafaranga. Abahamagawe n'abantu uzasanga hari amatorero akenshi yatangira nta bantu, ariko uyu muntu agakomeza akaba umushumba, akita kuri za nta mukozi ngana, haza babiri, haza batatu. muri abo bantu havamo abo bantu hakazavamo ishyo ryiza. ariko umuntu uri mu mubiri yakubwira ngo ariko aha hantu hari itorero, ariko Imana yaduhaye kurema, kavuga uti aha hari itorero. Niyo mpamvu uzasanga pastor ngo uzamwumva yasenga aba ameze nk'umuntu uhamagara abantu areba rimwe na rimwe ababwiriza abantu. rero Imana yampamagaye njyenyine, nzi aho navuye, nzi neza ko n'undi muntu ari we wese yahaba, kandi ikintu cyose kidafite ishusho nzi neza ko hari igihe cyagira ishusho. Hallelujah. Amen. Imana ibaha umugisha cyane bakundwa, mubuze amagambo meza. Jackie yatangiye avuga ngo hari guhamagarwa gutatu, hari guhamagarwa n'Imana nyakuri, abantu, ikindi ni icya gatatu n'amafaranga, amarangamutima yawe. Ariko iyo wahamagawe n'Imana ntushobora gufunga, ntucika intege. Haza umwe, haza babiri, urakomeza. Ese noneho wa wundi ubyumva cyane akumva nibyo, ariko mu rugendo akakubitana n'ibikuta byinshi cyane bimuboroka iki, ugasanga mbese yacitse intege. We mwamubwira iki? Nyamara aracyahanyanyaza pore pore, buhoro buhoro, ariko nta mbaraga afite, mbese uwo muntu mwamubwira iki? Mwebwe ndabona mwaramaze gufatisha, murakomeye, mbese mwamenye Imana. Niba ari kumenya Imana gusa n'abandi niba bayizira, hari ikintu aho ngaho ngiye numva navuga. Uwo muntu ukitinya, ugifite ubwoba ni ngombwa, ariko Imana nimara ubwoba natinyuke. Ikintu kandi gitinyura umuntu ni iki? Ya Petero, hari cyanditswe Petero yabonye Yesu yari havuga ubutumwa, arabwira ati mwe mutse mu bwato mugende mwambuke. Barambuka. Hanyuma igihe ngo Yesu ari haraza mu nkoko, agendera hejuru y'inyanja, baravuga ati ariko uriya ni umuzimu. Arabwira ati ya, uwo ni Petero. Arabwira ati ntabwo ari umuzimu. Petero arabwira ati mwami niba ari wowe uvuga nangeze. Yesu aramubwira ati ngwino. Petero aratambuka araza, ariko ageze imbere aracubira. Urabyumva? Akura amaso kuri Yesu, atangira gutekereza ku nyanja. Yibaza ukuntu Petero ari agendesha amaguru ye, umuntu muzima, ku nyanja nta bwato. Aho rero bivuga iki? Iyo umuntu yahamagawe n'Imana, ntabwo uhanga amaso abantu, ntuhanga amaso ibihe, ntuhanga amaso ibifatika, uhanga amaso Imana yaguhamagaye.
niyo izana ba bantu, niyo iguha uburyo, niyo iguha icyerekezo, niyo iguha imbaraga zo gukomeza no kuba muri wa murimo. Mbonereho no kuvuga ngo impamvu mu myaka 10 wambaza ngo wabaye ute mu muhamagaro urera abana banyarabwe ko bamwe maze gukura kandi bameze neza, bafite bwa burere bw'ababyeyi, bafite abana bafite ikinyabupfura cyinshi cyane kubera ubuntu bw'Imana. Ni ukuvuga ngo umugore uri mu muhamagaro yagira abana bafite abana b'ikinyabupfura kandi adafite umwanya wo kubarera. Imana iguha umwanya ubarera kuko wahamagawe n'Imana, irakuyobora ikakuyobora kuko ari Imana. Irakubwira ngo umunsi ikora gutya n'ejo gakora gutya, ariko abihamagaye ko umukozi w'Imana yavuze barajagarara ibintu bakabivanga. Igihe cy'abana bakagiha itorero, igihe cy'itorero bakagiha amafaranga, kandi hari igihe cyabigenewe. Ndatekereza ko ikindi gihe Pascaline tuzongera kugaruka noneho tukigisha ukuntu umuntu yamanaginga ibihe ari umushumba, kuko kenshi abantu bajya bavuga ngo abana b'abashumba usanga badafite uburere, usanga badafite umuntu bitaho. Kubera iki? Ubwo menya ko ari ka kajagari kwa kundi umuntu yihamagaye noneho nanabona akanya kukugisha inama umwuka wera kugira ngo amubwira atoya si isaha yo kujya ku rusengero, ni isaha yo gutegurira abana icyo bari burye cyangwa icyo bari bwambare. Oya, ntabwo ari isaha y'amakesha, jya mu rugo hari ibi n'ibi n'ibi. Bivuga ngo ni ukugisha inama Imana. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Ikindi kiraho umukozi w'Imana, ntabwo abantu bakunze gufokasinga ku bana b'abashumba ngo ari ukubera ko abashumba bataboneye umwanya abana. Aha naho twibukiranye ko abashumba ni abantu bavutse nk'abandi bose, hanyuma bahatoranywa n'Imana mu gihe cyabo. Birashoboka ko umwana w'umushumba uyu munsi ashobora kuba yajya mu byaha kuko yavutse ari umuntu yambaye umuntu, hanyuma na Imana ikazagira time yo kumuhamagara, ikamutegura, ikamuzana, akamenya agaciro ko kagakiza, sibyo? Kandi abana bakavayo. Rero nuko nyine itara riri ku mpinga y'umusozi, buri muntu wese aba ryitegeye. Muratureba ko turi abashumba, muratureba ko twe tuha imbere yanyu cyane, ariko abana bacu barahari, abana b'abashumba b'intangarugero mu isi hatandukanye, simvuga iki gihugu gusa, ariko n'undi mwana w'umushumba wagize impamvu iby'isi ntizabyitwaza cyangwa umuntu hazabure gukizwa. Nawe uriya mwana w'umushumba yavutse nk'abandi, yambaye umubiri nk'abandi, uzamusanga azanywa inzoga, arashaka kumva uko imeze, yarabya mu kabyiniriro. Kubera iki? Yambaye umubiri, ashaka kumva test ibiri mu mubiri, ariko ejo Imana izamuzanayo. Ikindi mbere ko mbwiye n'abantu, mwana w'umushumba buri arashinganye. Hari umwana ngo yigeze gusindabwira abandi ati ntimunyishinga, ati ngiye mama na papa bariho baransengera, yewe yanywehe n'agatabi, ariko uyu munsi n'umukozi w'Imana ukomeye. Hari abantu rero bazishira inkomyi ku murimo w'Imana ngo dongo abana no, mwana w'umushumba yambaye umubiri nk'abandi, ashobora gukora icyaha nk'abandi, ariko ejo Imana icyo nzi cyo ntibajya baherayo. Imana ibagaruza ubwiza, ikibuka umubabaro wase na nyina nabo yirirwa asengera, ya majoro turarira abandi kumara iminsi. Ahubwo n'ubu natinze ndagiye. Ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi dushobozwa byose na Kristo. Ntabwo twishoboza, ariko iyaduhamagaye iradushoboza. Rero abana bacu ni kimwe n'abandi bose nk'uko bivuze, kandi baravuga ngo nubwo yagwa ntabwo azarambarara. Ntabwo rero ibyo ngibyo ari byo dushingiraho, twebwe dufokasinga icyo Imana yatuvuzeho, ntabwo tureba ibyo abana b'abantu batuvugaho. Turashima Imana rero ko Imana idushoboje muri uwo murimo, kandi n'ibindi byose tukabikora neza. Mu by'ukuri burya gusenga ni imibereho y'abantu. Buriya hari igihe abantu bavuga ngo ari kuriya hora asenga, ariko nshuti yanjye, wari uzi ko ushobora gusenga Imana ikagenda igakora ibintu bikomeye cyane ku bana, kandi wenda utanahabaye, ariko Mwuka Wera akagenda akamusanga akamukoramo umurimo ukomeye. Yewe ibyo bintu njya mbibona cyane, kubera umwanya muto y'umuntu agira wo kuba mu bintu bindi, ugahora imbere y'Imana usengera abantu b'Imana, Imana ijya iduha umugisha, ikajya no mu byawe, ariko ikajya mu byawe kandi utabyigiyemo cyane, ariko kubera ko yabonye ko utizirikanye wenyine, wazirikanye n'abandi, wabasengeye, wasengeye abana b'abandi, wasengeye igihugu,
imana ikazana umugisha mwinshi ikawuguha. Rero nk'uko ijambo ry'imana rivuga ngo ntitukizirikane tujye tuzirikana n'abandi, iyo utizirikanye cyane imana ijya ijyamo byo ikabikora. Amen. Yesu abaho umugisha cyane bakozi b'Imana bw'amagambo meza mutubwiye kubwihumure muhumurije abashumba bandi bene data baba bari mu bigeragezo, baba bari muri izo ntambara zo kumva hari ukuntu bacika intege. Turababwiye ngo nimukomere, nimukomere, yatangiye umurimo mwiza muri mwe, izawusohoza niyo kwizerwa. Kandi abana banyu nimugahangayike, koko imana izakomeza ibagirire neza. Naho yagenda umukozi w'Imana atubwiye ngo nabo bambaye umubiri, ni ukuri bambaye umubiri, ntabwo twabishyigikira ngo bagende, ariko mu gihe umwana umwereye imbuto ukamwigisha akagenda musengera agenda amahoro, imana izamukugarurira amahoro. Wowe ntucike intege mushumba, ntureke inama imana yaguhaye, ntureke komezamo, imana izakugirira neza. Ndabashimiye cyane rero bashumba beza, imana ibaho umugisha. Kandi ni ukuri nanjye ndabasengera umugisha ngo uwo murimo mwemeye mugahaguruka, imana ibibaheremo umugisha. Nimuzagire icyo mubura, nimuzagire icyo mwifuza hanze. Jackie yaradekoraga, urumva yateguraga abageni, imana ntizabure kugutetesha mu rugo rwawe n'umutware wawe n'abana bawe. Nawe imana ijye gutegura, ugaburire, kwambike, nawe usohoke uri umugeni wa Kristo ugiye gutegura abandi bageni. Imana y'amahoro iguhe umugisha n'umuryango wawe. Pastor Pascaline, imana iguhe umugisha cyane, imana ikomeze igutegurire, nawe ikomeze ikunezeze ko ujya gutegura mu rusengero uhanagurire. Uriya ni umurimo utoroshye, abantu bazi ko umurimo ari kujya ku gatuti, ariko kuzinduka kare gutegura itorero, ugakubura, ugahanagura. Noneho kera abantu aho twasengeraga mu kavumbi ugiye guteramo utuzi kugira ngo abantu bazi ivumbi ridatumuka. Uwo murimo uwo nguwo aho ngaho murahazi neza, n'ibyuma bitaraza ugakubita ingoma, noneho abandi bagasirimba bakabyina, ivumbi rikagira gute rigatumuka. Ariko imana igatanga ubwenge bwo kumisha utuzi kugira ngo rya vumbi ritatumuka. Abo bashumba batangiye gutyo, turabasengeye, imana y'amahoro ibaho umugisha cyane kandi ikomeze kubanezeza muri retirement zabo. Abashumba basigaye baritaringa, basigaye barekura imirimo bakareka abandi bana bato bagakora. Rero turabasengeye umugisha nawe kuko baduhaye foundation, imana ikomeze kubanezeza no kubitaho. Dushyitse ku musozo rero, ako tutarasoza gato nifuza kubwira abantu ntabwo umuhamagaro wose ari ubushumba. Ikindi hari umuntu wakwibaza ngo ese ngiye ko ntari umushumba ntaramenya n'ubuhe muhamagaro wanjye mu rusengero. First of all, umuhamagaro wa mbere niba bavuga amasaha yo kuzinduka. Hari abantu mu gihugu bita ku kuzindukira mu kazi, ariko ugasanga guha time yo kuzindukira imbere y'Imana akabitwara for granted, ni ibintu bisanzwe. Niyitabire kuzinduka mu nzu y'Imana. Icya kabiri ni ikintu azumva umutima w'umwerekeza. Nge rumva nagiraga amahirwe yo kumva ijwi rimbwira ngo byuko ujye gutegura hahandi turi busengere. Nawe Imana ishaka kumubwira ngo uyu munsi by the way tuyishyura nk'abantu badufasha guhanagura iki, ariko nawe hari ikindi wakumva muri wowe cyo gukora mu nzu y'Imana. Ibyo nigeze kumva hari umuntu w'umushumba avanga, ariko kwera umuha ishyaka ry'Imana ryarashize mu bakristo, uburyo twishyura n'abantu baza gukubura mu rusengero no kwanagura intebe koko. Ariko abantu bose nanone ntibahanagwa ntibanakubura, ariko ushobora no kuzana ayo mafaranga ukavuga uti ariko ngewe kubera nanjye iki cyiciro ngiye kuba aha hantu mahagarare. Twese kamvugira ijambo Pastor Jackie, abantu bose barahamagara. Twitabye umuhamagaro wo kwemera Kristo nk'umwami w'iki n'umukiza. Hanyuma uyu munsi niba ndi umushumba, undi ni umudiyakoni, undi ni umuririmbyi, undi ashobora gukora ikindi kintu, ahubwo reka mbaze umuntu uduteze amatwi, wowe urumva wakora iki? Kandi ikibikubwira ko ari ibyawe nuko utabikoze wumva urubanza. Wumve ikintu kigucira urubanza. Jewe najyaga njya muri iyo decoration nkagenda, noneho ku cyumweru Satani akanzanira abakiriya benshi kugira ngo ndogo abari gukora ubukwe ku cyumweru. Mu gitondo cya kare akanzanira abadive kweri, babandi nyine baba basinze kandi bo bubahirije isabato yabo, noneho babyutse kandi bo baba banakinze, utagize ubwenge nawe uguguma. Noneho nkumva ijwi ry'Imana. Noneho umunsi umwe ndaryama ndavuga uyu munsi nta kazi mbonye, reka niryamye sinzire. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo ubu noneho ubonye uguha nka 300 y'amahema wahaguruka ukagenda, ubu ntabwo wakwiyorosa ukagenda. Numva iryo jwi ndangije nahise niyorosora ako kanya ndabyuka njya gusenga. Kuva icyo gihe mfata umwanzuro, ndavuga ngiye kuzajya njya gusenga. Bigaragara ko uyu munsi wo ku cyumweru Imana inkeneye cyane. Rero
ikintu cya mbere wari uvuze uti igihe uzumva umuhamagaro yuko ari wo nuko iyo utabikoze utangira kumva ikintu kigucira urubanza. Buriya kiriya kintu rero kigucira urubanza ngo kutagiye gutegura, kutagiye ngo ugura amazi hariya abantu banywa, ukumva hari ikintu, uwo ni wo muhamagaro wawe, uwo ni wo Imana igushakamo. Tangirira aho ngaho niho uzazamukira. Njyewe nakoze protokolo mu rusengero, uriya ni umurimo mwiza cyane. Protokolo Garaga Yesu yatubwiye ngo turi abagaragu, ukagenda ugasengera itorero mu gitondo cya kare. Njyewe niho hantu hanjye nabaga naraye mu rusengero kwa gatandatu. Buri wa gatandatu wanjye wo kurara mu rusengero wambereye iki se ni foundation gikomeye. N'ubu ngubu sinjya ndyama kwa gatandatu, buri wa gatandatu mba ndi mu rusengero niho ndara. Nahereye icyo gihe uwo muhamagaro wo kurara mu rusengero, harara nsengera abantu, harara nanjye ubwanjye nisengera. Ariko uzi ukuntu nasaga, nari nteye agahinda. Ariko reba ukuntu uri Ariko Yesu yangiriye neza. wagira ngo anywa amata bakamusiga amavuta yayo, kandi muri Kigali wibuke ko nta matara n'ay'igare. Nta nubwo njya nywa amata yo muri Kigali. Buri ndakurahiye, reka nabiretse. noneho nywayo mu mutara se niyo bakuzanira, nayo niyo batayazana. Nywa amata ya Mwuka Wera kubera rya shyaka ry'Imana, nicyo ubwiza icyubahiro anyuzwe nako Yesu yasanze. Iyo muza kumbona kera ntabwo mwari muhari. Mubajije nka Mami Margaret, kabaza nka Apostle Rwanda Orana, Pastor Moses, bariya abantu baranzi cyane. Rero nshuti makundwa, ikintu nabonye gishobora kukura ku cyavu, cyaguhagurutsa mu bukene, cyaguhagurutsa mu rushako rubi, cyaguhagurutsa mu kugwa kuzimu, kumvira Imana. nta kintu ni ugukorera Imana. Haleluya. Umurimo w'Imana wose, buriya bariya abantu baza bakicara mu rusengero ntacyo bakora, uzabarebe buriya no kugwa biroha, bahorana inyatsi, bahorana amaganya. Niyo yaba Imana yaramuhaye ibintu ntabwo ajya anyurwa. Ariko uzarebe buri muntu wese ufite ikintu akora mu nzu y'Imana, ahora aseka, arishimye. Amahoro ya Kristo yandi Yesu yavuze ngo mbahaye amahoro adatangwa n'ab'isi. Rero kuba muri Yesu, ikintu nabonye ni ukwishima. Uriya munezero yaduhaye niwo utuma usa neza, ugasa neza uri imfubyi, ugasa neza. Uzareba abapfakazi benshi bari muri Yesu, ushaka kubamenya, hagarara hariya akavugira Imana ukagira ngo ntiyigeze anapfaka. Kubera iki? Ya mahoro ya Kristo amurimo. Rero gukorera Imana ikintu icyo ari cyo cyose, nubwo akaba ari akantu gato, bihesha umugisha kandi bizana anointing, bizana amavuta, bizana imbaraga. Haleluya. Kuko Imana yacu ntabwo ijya yibagira. Nabonye ejo bundi Mama Domitira, mwana mukurikiranye igihe yarari ni inshuro ya kabiri Mama Domitira mwumvise. Nibwo bwa mbere nari mwumvise. Niba iyo mpamvu byankoze ahantu, yavuze ngo yagiye mu ijuru, ariko yavuze ukuntu yatambagiye ijuru. Ariko nageze ahantu hamwe, ahantu yavuze niho n'ubu ngubu hakifite harankanguye cyane. Ngo agera ahantu hari muri sare ngo itagira akantu n'akamwe karimo. Noneho ngo Mwuka Wera yageraga ahantu agasanga umuntu, ahantu hose yagenda agasanga bakagenda bamubwira igikorerwamo. Noneho ngo Mwuka Wera yaramubwiraga ngo mwibarize. Yahasangaga umuntu akavuga ati uyu nguyu se ko ndeba hano hari ibintu byose, ati mwibarize. Noneho hasanga umuntu uri muri horo, nta kintu kirimo ariko ahari. Ati se uyu muntu kari hari aho ahagaze, nkaba ndeba nta, ati mwibarize. Noneho ngo baramubaza, se kuhagaze hano muri iyi sare wenyine? Ati mpagarara hati nkirirwa mpagaze, singiraho nicara, singiraho ndyama, singira ahantu hose. Noneho ngo Umwuka aramubwira ati abangaba, uyu nguyu ni wa muntu wakizwaga akaza akinjira mu rusengero, umutima we nta cyaha, akicara, ariko nta kintu yigeze akora, nta mirimo myiza. Inzu irahari, irubatswe, yarabivuze. Yesu ashimwe. Ati nabubakiye amazu menshi mu ijuru. Inzu irahari n'icyumba cye kirahari, ariko nta mirimo, nta hantu afite ho kuryama, nta gitanda yizigamiye, nta ntebe irimo, mbese nta gaceka, nta kintu cyose. Arahangayitse mu buryo, ariko Imana iduhe gukora umurimo. Rero aho hantu imirimo myiza harongeye harankubita, harankubise pastor. Ubu ngubu nabaye mushya, ubu tugiye gukora umurimo. Ubu ngubu ndongera ndahaguruka ndavuga
ntazagenda ntasanga igisare kindeba. Imana itugirire neza. Imana biraryoshye. Amen, amen. Yesu abaho umugisha cyane bakozi b'Imana. Ndumva tugeze ku musozo wacu dushima Imana, ariko tubwira abadukurikiye ngo nyamuneka ntuzasanga sare yawe iri mu busa, kandi warakiranutse, warahindutse pepe nta rubanza ufite, ariko nta kintu wizigamiye. Reka rero twizigamire, ukora umurimo wo wumva mu mutima wawe, haguruka uwukore, bwiriza abantu, ufasha abantu, basure, gira icyo ukora mu nzu y'Imana. Harimo imirimo myinshi cyane abantu batazi kandi barwanira agatuti. Ndabagira inama yo gukora iyo mirimo, agatuti nimukihorere. Niba rwose Imana itaguhamagaye uragashaka iki? Yesu abaho umugisha cyane. Rero nimuze dukorera Imana. Ndabashimiye bashumba beza, Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi banezeze. Tugeze ku musozo, reka dusengere bene data barimo badukurikira. Nsabe umushumba Jackie, Imana iguha umugisha usengera iteraniro cyangwa se abadukurikira online, abadukurikira hirya no hino. Imana y'amahoro ibateza inyota. Haleluya. Ibateza inyota yo kugira gute gukora imirimo y'Imana irahari kandi myiza pe. Yesu abaho umugisha. Turagushimiye Mwuka Wera, icyubahiro n'ikibi cyawe Databuja mwiza. Dushimiye Databuja mwiza, mukozi w'Imana Gogo Goleti wahagurukije nawe muri ibi bihe bye kugira ngo ahaguruke akorere Imana. Kandi Mwami ndagushimiye ko turi mu bihe Mwami wanjye byo gukorera Imana mu buryo bwiza. Abantu benshi barwaniye agatuti mu nsengero, ariko ndashima Imana ko abantu hari abisobanukiwe batagihangana n'abashumba ku bututi, ahubwo nabo bafite agatuti. Ndagushimira ku bwa Goleti kumuhagurukije ku bw'aka gatuti ka online. Mwami Imana ikomeye agatumira abantu mu buryo butandukanye kugira ngo bavuge imirimo y'Uwiteka Imana. Turagushimiye ku bw'iki kiganiro cyiza uduhaye, kandi turagushimiye ko tuguhamije. Mwami ijambo ryawe riravuga ngo iyo numvaga amajwi y'abantu ngo avugaho ngavuga neza Imana, ngo Imana yahagurukaga mu ntebe yayo ngo ikaza ikabatega amatwi, ngo yamara kubatega amatwi ngo maze ngo amazina yabo ngo akayandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Ndagushimiye ko uyu munsi twanditswe mu gitabo cy'urwibutso, twanditswe Mwami wanjye tukuvuga, tuvuga imirimo myiza wakoze, tuvuga ukuntu waduhagurukije tutari dukwiriye, tutari tuzwi, ariko ukaduhagurutsa kugira ngo tugukorere. Mwami uhabwe icyubahiro, kujya uhamagara abadashoboye hanyuma warangiza ukabashoboza. Niko wahamagaye ba Hezekiya ubereka ngo amagufwa yari mu kibaya, ngo adafite akantu kose, adafite imitsi, adafite ikintu icyo ari cyo cyose, adafite umubiri, ngo ari kurangije uramuhamagara ngo Hezekiya we, uramubwira ngo ese aya magufwa yakongera akabaho, akongera akagira ubuzima. Ngo maze ngo Hezekiya birebye ngo aravuga ngo Uwiteka we, ngo ntabwo ibi ngibi nabimenya, ngo ariko ni wowe ubizi. Turagushimiye ko ari wowe ujya umenya ibyo dukora ukadushoboza. Mwami twara amagufwa ari aho ngaho atatanye, amagufwa yacu ari hirya no hino, ariko umaze kubivuga, umaze kutureba, umaze kutubona, Mana amagufwa yacu arongera arahura. Ahabwe icyubahiro ko aka kanya hari amagufwa ahuye, ahabwe icyubahiro ko hari imitsi ihuye, ahabwe icyubahiro ko hari inyama zihuye, ahabwe icyubahiro ko hari imitsi iteweho, uhabwe icyubahiro Mwami ko natwe ubwacu Mwami waduhuje, maze Databuja tugakora umurimo mwiza kandi umurimo ufasha isi yose. Nyakubaha Imana, hari abantu bagiye kutwumva bahaguruke bakorera Imana. Hari abantu bagiye kutureba natwe ubwacu bari batuzi, babone Imana yaradushoboje, nabo bagira umwete wo gukora. Imana ihabwe icyubahiro. Turagushimiye Mwami, reka icyubahiro cyawe kiganze, reka Mwami wanjye imbaraga zawe zitanga ubuzima mu bantu bawe, maze imbaraga zawe zikiza zihindure amateka y'abantu benshi. Mwami uko waduhagurukije uhagurutse n'abandi. Turagushimiye rero Mwuka Wera, reka umucyo ukomeze kuturasira, reka ubwiza bwawe bukomeze budukingirize icyubahiro cy'amahanga. Uri Imana yera kandi uri Imana ikomeye. Izina ryawe ryubahe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Maze wirukane imbaraga z'ubwoba, imyuka y'ikuzimu y'abantu batinya kugukorera. Iyo bazi yuko muri umuntu yagukoreye ngo akena, hari abazi ngo iyo umuntu yahagurutse ngo akena ngo n'ibyo afite bikamushiraho, iyo ni imyuka y'iterabwoba, izo ni imbaraga z'umwijima. Nta muntu wakoreye Imana upfa gupfa, nta muntu wakoreye Imana ukena, nta muntu wakoreye Imana ubabara. Dawidi yabivuze neza ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ngo ntabwo nzacena, ntabwo tuzapfa,
gupfa mu izina rya Yesu. Amahoro ya Kristo aganze maze icyubahiro kibi cyawe mwami wanjye. Aba bantu turabakumurikiye, abarwayi bakize, abababaye mwami wanjye wakure mu mubabaro, abadafite uko babigenza bagira uko babigenza, maze uhindurire amateka abantu benshi kubwo iri jambo ry'Imana. Urakoze umwuka wera, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Shalom, shalom.